byinshi bijyanye ubutumwa bw'ivanjiri y'agakiza isi yose, ubutumwa bw'amahoro, ubutumwa bw'ibyiringiro kuri bose batuye isi basa naho batakigira ibyiringiro. Genda tirakanga ujyana ubutumwa bwiza, umva Yesu arakwinginga wigana. Bwira abatuye isi ijambo ry'amahoro, Yesu niwe mahoro bakeneye. Genda tirakanga ujyana ubutumwa bwiza, umva Yesu arakwinginga wigana. Bwira abatuye isi ijambo ry'amahoro, Yesu niwe mahoro bakeneye. Umwamati nimugende muvuga iby'umusaraba, mumenyeshe imbohe yuko zigiye kubohorwa. Imbata za Satani zabaswe n'ibinyoma bye zose zigiye kubaturwa nibazemera kwakira umucunguzi. Genda tirakanga ujyana ubutumwa bwiza, umva Yesu arakwinginga wigana. Bwira abatuye isi ijambo ry'amahoro, Yesu niwe mahoro bakeneye. Genda tirakanga ujyana ubutumwa bwiza, umva Yesu arakwinginga wigana. Bwira abatuye isi ijambo ry'amahoro, Yesu niwe mahoro bakeneye. Isi yose iri mu kaga kuko niko byahanuwe. Bwira abantu batumvire Yesu uri ku musaraba. Ibuka Abisiraheli, inzoka zabarembeje, uwarebaga ku nzoka imanitse ku giti, uwo niwe wakiraga. Tirakanga ujyana ubutumwa bwiza, umva Yesu arakwinginga wigana. Bwira abatuye isi ijambo ry'amahoro, Yesu niwe mahoro bakeneye. Genda tirakanga ujyana ubutumwa bwiza, umva Yesu arakwinginga wigana. Bwira abatuye isi ijambo ry'amahoro, Yesu niwe mahoro bakeneye. Genda tirakanga ujyana ubutumwa bwiza, umva Yesu arakwinginga wigana. Bwira abatuye isi ijambo ry'amahoro, Yesu niwe mahoro bakeneye.
igihe yazukaga mu mva maze agatsinda urupfu. Mu gitondo cyo kuwa mbere w'iminsi irindwi niho umwami Yesu yazutse maze arabatungura. Mu gitondo cy'uwo munsi abigishwa be bumvise inkuru nziza itangaje yuko Yesu yazutse. Batakiri mu gituro biruka banezerewe bajya kubibwira abandi, yazutse yazutse umwami wacu ni muzima. Mu gitondo cy'uwo munsi abigishwa be bumvise inkuru nziza itangaje yuko Yesu yazutse. Atakiri mu gituro biruka banezerewe bajya kubibwira abandi, yazutse yazutse umwami wacu ni muzima. Niwe wategetse wabarinda cyane imva ye, ashyiraho abasirikare n'intwaro zikomeye. Maze imva ye barayihoma bazigwa abigishwa bamwiba, ariko imbaraga z'ijuru nizo zamukuyemo. Mu gitondo cy'uwo munsi abigishwa be bumvise inkuru nziza itangaje yuko Yesu yazutse. Batakiri mu gituro biruka banezerewe bajya kubibwira abandi, yazutse yazutse umwami wacu ni muzima. Mu gitondo cy'uwo munsi abigishwa be bumvise inkuru nziza itangaje yuko Yesu yazutse. Atakiri mu gituro biruka banezerewe bajya kubibwira abandi, yazutse yazutse umwami wacu ni muzima. Yashimishije abigishwa b'umwami Yesu ndetse n'inshuti ye Mariya na Petero wamukundaga. Tomasi we yanga kwemera ati keretse mwiboneye Yesu, nawe ntabwo yatinze maze arabiyereka. Mu gitondo cy'uwo munsi abigishwa be bumvise inkuru nziza itangaje yuko Yesu yazutse. Atakiri mu gituro biruka banezerewe bajya kubibwira abandi, yazutse yazutse umwami wacu ni muzima. Mu gitondo cy'uwo munsi abigishwa be bumvise inkuru nziza itangaje yuko Yesu yazutse. Atakiri mu gituro biruka banezerewe bajya kubibwira abandi, yazutse yazutse umwami wacu ni muzima. Mu gitondo cy'uwo munsi abigishwa be bumvise inkuru nziza itangaje yuko Yesu yazutse. Atakiri mu gituro biruka banezerewe bajya kubibwira abandi, yazutse yazutse umwami wacu ni muzima.
Siri